umva mu Rwanda igihugu mugifate mutugombore ntibazongera kwica umunyamurenga ukuru mumanuke Uvira muzamuke Gafinda mugaya mu Minembwe mufasha makanika aravuze ngo tuzarwana nk'imvubu mubakubita Masunzu muzamutwara impyiko muzita muri Tanganyika Yes, umwe mu baturage rero bari muri Bukavu bari bishimiye gufatwa kwa Bukavu avuga ati rwose mwumvisha ibyo yarari kuvuga amagambo abwira bari abasirikare ba M23 cyangwa se inyeshyamba za M23 ababwira ati mugende mukomeze mu Rwanda mufate n'igihugu. Uyu ni umwe mu baturage rero bakomoka imurenge cyangwa se ahitwa imurenge muri Kongo ariko akaba ari impunzi mu Rwanda. Yarari kubwira rero abasirikare ababwira ati mugumye mu Rwanda mudufatire igihugu dutahe natwe tujye mu gihugu cyacu. Ngira ngo mwamubonye mu mafoto akikikana ku munsi w'ejo ahobera abasirikare n'ahandi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye yagaragara mu mafoto menshi cyane agenda ahobera abasirikare ndetse anabishimiye. Amakuru rero tugiye kubagezaho kuri uyu munsi nuko ibintu byahinduye isura aho M23 yamaraga gufata Bukavu byadogereye cyane muri Kinshasa. Abaturage bagumye kwigaragambya ndetse Kisekedi abayobozi bandi batangiye kumubwira bati ibi ni ibiki ko igihugu abana batangiye kudufatana igihugu, ese uri umuyobozi nyabake dukora iki? Byadogereye rero mu Burundi ubwo Neva cyangwa se Ndayishimiye Evariste perezida w'u Burundi nawe yasohoye itangazo ritangiza urugamba ku mugaragaro avuga ati rwose ibi ni agasuzuguro dore ko batangiye gufunga imipaka. Ubwo bivuze ngo abahungiye mu Burundi cyangwa se abarundi bagiye basubira iwabo nta kongera kwambuka ngo baje muri Kongo, ndetse n'abasirikare ba Kongo baba barahungiye mu Burundi nabo nta yindi nzira bazabona yo kongera kwinjira mu Burundi. Imipaka bamaze kwidanangira tayari yaba iyo ku ruhande rw'u Burundi ndetse na Kongo hose bashyize abasirikare n'abarinzi bakomeye. Byose nibyo tugiye kugaruka mu aka kanya. Rero nje mugumya kubana nitwa Mupinga John Bidasef Gakuba. Ingi ni Mupingaji Impaya ngumya kugusaba gukora subscribe nimba uri mushya kugira ngo tujye tukugezaho amakuru mashya kandi yizewe ku gihe, ndetse unadutere inkunga usharinge video ndetse unakande like kugira ngo tujye dukumya kubana umunsi ku wundi. Amakuru ni menshi gusa ndagira ngo nze tuyacemo tuyave imuzingo byose tuvugeho uko bimeze ubu ngubu kuva ku munsi w'ejo bafata Goma kugeza ubu byifashe gute. Andi makuru ari kuvuga ko se M23 ari ambush cyangwa se ari agatego bari babateze FARDC ubu ngubu ishobora kuba igiye kurasa noneho M23 by'umusubirizo byo bimeze gute. Nujye kure mu masegonda make cyane, reka nze tubive imuzingo wowe stay tuned kuri Mpingaji Impaya wa muhungu wanyu John Peter Safe Gakuba. Nujye kure I'm back right now. Oh yes, kuri munsi w'ejo ubwo M23 yafataga Bukavu rero amakuru yagumye kugenda cicikana yaba y'ukuri yaba y'ubihuha avuga ko bamwe mu basirikare ba FARDC batahunze ubwo bihishe mu mazu, ndetse ngira ngo na video zirahari. Umuvugizi cyangwa se umwe mu muvugizi wungirije abyivugira avuga ati bamwe baracyari hano mu mazu barihishe. Yebwe yari kubwira abaturage ngo bababwire basohoke mu nzu. Reka mbashyiremo akavideo k'amasegonda makeya mubanze muri ukuntu bimeze. Umuvugizi ubwo yari ku ruhande rwa Bukavu mu baturage ba Kongo cyangwa se mu baturage ba aho Bukavu, aho yabahise abakoresha inama kugira ngo ababwire uko bimeze, ndetse ababwira ko bagomya kwicungira umutekano abo bihishe mu mazu bataza kubarasa cyangwa bakaba bagira n'umwe bahohotera. Ni mu kavideo k'amasegonda make rero twafashe ku munsi w'ejo, reka nze nkabashyiremo muri ukuntu baremesheje inama ku munsi w'ejo, ndetse amakuru avuga ko bagiye guhita nabo bashyiraho ubuyobozi nk'uko babigenje i Goma mu baturage bari baraho. Reba mwaka ka video ukuntu byari byifashe ku munsi w'ejo.
reka ngiye ngaruke mu masegonda make cyane nyuma y'aka ka video. Wanawadanganya ili wawadistre. Kitu nawaomba ni kimoya, mwambie wenye walificha kwa manyumba, uzalendo, FARDC watoke. Mnanipata vizuri? Ndio. Kwa sababu hapo ndani ya manyumba. Ndio. Na nikinywa bure asifiwa askari. Jana walitutesa jana. Jana walituiva vile. Tutesa watoto wa askari. Ndio maana tumekuja. Ifoto ndio wakamate wale wapeti. Wanga wanafika kwa wakati wao wanashindwa vita, wanapatia watoto yao arme. Ndio. Ile ni crime contre l'humanité. Ndio. Na hizi arme dada yetu Nyakero naye iko na shida. Wakati anakuwa iko kwa blanketi na bwana yake Tshisekedi, kwa nini akumwambia bunduki unabeba kitu zitaleta shida? Ndio. Kwa nini? Umuvugizi wungirije w'inyeshyamba za M23 General Bernard Byamungu akaba ari nawe uhagarariye urugamba ruri kubera muri Sud Kivu cyangwa se Bukavu. Aho ngaho rero yari yaremesheje inama ku munsi w'ejo ari kubwira abaturage ati barababeshya umunyarwanda ni muntu ki ese ameze ate. Arababwira bati ndegira ngo mudufashe mubwire abaturage mubwire bamwe mu basirikare bazarendo na FARDC bihishe mu mazu basohokemo. Ati barababeshya bakarwana bikabananira, byamara kubananira maze bagahereza imbunda abana babo, ngo abana bato ngo bagiye kurwana cyangwa ngo bagiye mu rugamba. Ati kubera iki se iyo mbunda, kubera iki Tshisekedi n'umugore we ko bazifite, kuki baryamye mu buriri, kuki batazihereza cyangwa ngo ayihe umugore we ngo nawe aze kurwana. Ni byinshi cyane babwiye abaturage, ngira ngo turaje mu kanya tubigarukeho n'ibiri kubera Kinshasa byagiye bivugirwa ku munsi bivugirwa mu nama bagiye baremesha ku munsi w'ejo hashize. Rero reka mbibwirire ko ku munsi w'ejo kandi Perezida Neva cyangwa se Ndashime Evariste wa Burundi cyangwa se w'u Burundi ejo kandi yahise asohora itangazo rivuga ko agiye gutera cyangwa se agiye gutangiza intambara yeruye, noneho yabikoraga biri rwihishwa n'abaturage batabizi, ariko ubu ngubu avuze ko agiye kuyitangira rwihishwa uko birukanyije abaturage be. Rero ku munsi w'ejo ibihuha byari byinshi bivuga ko M23 yaba ari agace cyangwa se yaba ari ambush cyangwa se barabateze ari agatego babateze kugira ngo babarase, noneho babarasire bose hamwe. Ariko ubu turi kuvugana ngira ngo nta kirahinduka, M23 niyo ufite Bukavu. Reka nze muganya tugende tubigarukaho byose. Rero we ntujye kure, icyo ngusaba no gukora subscribe. Mpingaji Empire, ngenditwa Mpingaji John Peter Safe Gakuba. Ciao ciao naho mukanya.